abanyarwanda bati ugiye uburyasazi azirya mbisi cyangwa azimira nzima. Ni uburyohe bw'imyandiko. Uburyohe bw'imyandiko karahanyuze @com. Kera habayeho umukobwa bamushingira uburyasazi. Nyirabukwe agize ngo aramuhereza isazi yatetse, nyiramama wanjye aranga ngo iwabo ntibarya isazi. Bukeye nyirabukwe yenda kabya, ashiramo isazi arapfundikira atereka ku ziko. Ahamagara umukazana we aramubwira ati, mwana wanjye, ngutwo utuboga twa sobukwe uramenye n'igishirira, canire neza nk'uwo munyu uze gushyiramo two tugiye guhinga kure. Nuko nyirabukwe yegura isuka akurikira abahinzi mu murima. Wamugena ahera ko yegera iziko aracanira. Isazi zimaze guhwama, igihe cyo gushyiramo umunyu kigeze awushyiramo. Ageze aho yenda agati akozamo ararigata ngo yumve uko bimeze. Akujije ku rurimi yumva biraryoshye, atereka akabya hasi agumiriza gukozamo agati arigata. Akabya kamaze guhora araterura arumika ku munwa mwumirano bwo. Nuko yigungaho agakono kamubayeho ingunga. Igihe cyo guhingura kigeze birashira nyirabukwe araza. Ageze mu rugo ahamagara umukazana we ati, mbega mwana. Undi yitabira mu gakono ngo ngwino nture. Nyirabukwe ageze aho yinjira mu nzu asanga agakono kumiye ku mukazana we, aratangara ati, byakugendekeye bite? undi abura icyo avuga. Nyirabukwe akamukuraho, aragenda azana izindi sazi arateka ashyiramo umunyu. Igihe cy'ikaraba kigeze ntiyirirwa abaza umukazana, amuhereza amazi arakaraba kuko yari azi ko yavuye ku izima. Nuko ashyira aho ngaho bararya. Ngaho aho umugani wakomotse ngo ugiye iburyasazi azimira nzima cyangwa ugiye iburyasazi azirya mbisi. Ni uburyohe bw'imyandiko. Imyandiko karahanyuze @com. Nta handi twasanga uburyohe bw'ibihekane nk'ubu uretse ku Nganzo mu Nganzo. Niba utarakora subscribe, share ndetse na like, ikore vuba kugira ngo dukomezanye. Kanda aho ngaho handitse subscribe n'ibara ritukura, uraba uteye inkunga mu buryo bukomeye. Yari utabeshwa mwikotanira ingamba ziseretse mwataza kurekera ya Rugombangoga. Ntaho ubutaha.